Imana izashakira inzira isezerano ryawe. Hirya y'ibiguhiga, hirya y'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana. Mwene data, ndakwinginze wizere Imana, hirya y'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane kubw'iki gitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tukinezererwemo. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana yo mu ijuru kubw'uburinzi bwayo, kubwo kugira neza kwayo, kubw'urukundo dukunda, kubw'ineza yayo. Imana ishimwe rwose kuko ijya yumva amasengesho, yabanye natwe, yaraturinze, yabaye mu ruhande rwacu, yagiye yigaragaza mu nzira zose twagiye tunyuramo. Imana ihabwa icyubahiro rero. Namwe ndabashimira abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ibaha umugisha, abakunzi ba Kristo, inshuti z'umusaraba. Kandi nukuri umuhate wanyu ntabwo ari ubusa, nimutagwa isari muzasarura. Ndashima Imana cyane rero. Nkuzaniye ijambo ryiza Imana yanshyize ku mutima, rivuga ngo amahirwe, hirya y'ibikurwanya, hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Iryo ni ijambo ryawe Imana yanshyize ku mutima ngo nguhumurize, kuko ntabwo uzabona Imana igenda n'amaguru. No mu batubanjirije yacaga mu bantu bayo, mu bakozi bayo, igaca mu bakozi bayo ikavukana n'ubwoko bwayo, igaca mu bakozi bayo ikabasura se mu nzozi, ikabasura mu mayerekwa, ikavugana nayo nabo mu mpano z'ubuhanuzi. Nuko tugenda tubona Imana. Umunsi umwe ngo Abisirayeli baravuze ngo natwe turashaka kuvugana n'Imana, babwira Mose. Ngo Mose aravuga ati nta kibazo, abigeza ku Mana. Ngo Uwiteka aravuga ati ntacyo, bitegure. Ngo bagiye kubona babona umurabyo, babona inkuba zirakubise, bati oya genda mwivuganire, twe ntitwabishobora. Rero Imana yakuntumyeho ngo hirya y'ibiguhagurukiye, hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Hirya y'uburwayi, hirya y'ubukene ufite, hirya y'intambara urimo, hirya y'ibintu bikuzitiye hari imbaraga z'Imana. Hirya y'ibigeragezo ugenda ubona uhura nabyo hari imbaraga z'Imana. Iri ni ijambo Imana imaze iminsi yaranshyize ku mutima ngo mbwire ubwoko bwayo, mbwire abantu bayo, abafite impagarara zo mu mitima, abafite imvune zo mu mitima, abari mu bihe bibaruhije, kuko barahari. Ushobora kubona umuntu ukabona we wamurebeye inyuma ukabona nta kibazo, ariko muri we ari mu ntambara. Yakubwira kuko ati ni mu ntambara, nyamara wareba ukabona aryama agasinzira. Ariko hirya y'izo ntambara zitarebwa n'abantu, hirya y'ibyo bibazo bikuzitiye, hirya y'izo ngorane nyinshi hari imbaraga z'Imana. Mwene data mu Kristo, hirya ya kredi urimo, hirya y'imanza ufite, hirya y'indwara yanze gukira hari imbaraga z'Imana. Hirya y'urwango shitani akwanga, shitani yaguteje abakwanga, hirya y'aho hantu uri ubona hakugoye, hirya y'uwo murozi ukuroga ku manywa na nijoro, hirya y'ibyo bintu ubona bitakuva imbere hari imbaraga z'Imana. Ndagira ngo rero uyu munsi ugire kwishimira mu Mana, ugire kunezererwa mu Mana. Hirya y'ibyo bigeragezo hari imbaraga z'Imana. Imana ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nje kukubwira ngo hirya y'ibigeragezo hari imbaraga z'Imana. Turavuga ku muntu witwa Yosefu. Yosefu abakunzi ba Bibiliya baramuzi, bazi inkuru ze ko yavutse mu bana benshi,
ariko nyina ubabyara ngo yari yarabyaye abana babiri gusa, Benjamini na Yosefu. Yosefu rero yari muto, yari bucura. Muri we Imana iramusanga mu bana ba Yakobo, mu bana ba Isirayeli. Imana iramusanga, iramwiyereka, imubwira icyo azaba cyo. Kandi iyo Imana iduhaye isezerano ntabwo itubwira aho rizanyura. Kenshi uzasanga Imana ikuvuga ngo nzakugirira neza, nzakuzamura, nzakugira ukomeye, ariko aho bizanyura ntabwo yahakubwira. Niyo mpamvu usanga ukavuga ngo ndakuzamuye, ahubwo ugasanga n'akazi wari ufite kararangiye, nguhaye amahoro, nguhaye urugo rw'umugisha. Noneho warugeramo ugasanga ni induru, ni intambara, ni amasasu, ni ukurwana, ni ugutongana, ni ugushyamirana. Kandi aho isezerano rinyura ntabwo Imana ihatubwira. Uyu Yosefu tugiye kuganiraho, Imana yamuhaye isezerano ko azaba mukuru mu muryango, ko se na nyina, ko bene nyina, ko bene se bazamupfukamira. Akajya arota inzozi, Imana ikajya imusura mu nzozi. Nahoze mbabwira ko Imana isura umuntu mu nzozi, mwiyerekwa, mu kuvugana n'abantu bayo. Intumwa za Kristo zirahari. Uyu rero Yosefu ngo Imana yaramusuraga, ikamubwira icyo azaba cyo. Ibyo biramugerageza, ahura n'isezerano. Bene se baramurakarira, baza no kumugambanira, baza kumugurisha, bashinze kumwica ngo baramugurisha. Abamuguze baramujyana ngo aza gushimwa n'umugabo witwa Potifari, aramwigurira ngo agere mu rugo rwa Potifari kubera isezerano ririnda. Burya isezerano rirarinda. Niba ufite isezerano wawe n'Imana, ujye wubaha Imana ukiranuke gusa, rizakurinda. Niyo haza icyorezo kimeze giti, niyo haza indwara, niyo waba uri mu ndege igashaka gukora impanuka, niyo handi uzuva ngo hari impanuka yabaye y'indege ariko harokotsemo abantu 3, uzasanga ari abantu bafitanye isezerano n'Imana, hari icyo yababwiye. Inzu yahiye ariko harokotsemo umuntu, hari impanuka yabaye ariko uzasanga hari umuntu, uwo muntu hari icyo Imana yari yaravuganye nayo. Yosefu rero isezerano ryaramugerageje. Hirya yo guhigwa, hirya y'ibiguhiga, hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana, hirya y'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana. Imana itugirire neza. Yosefu uyu tugiye kuganira, uyu mwanya yaba atari Yosefu yaba ari wowe, uyu mwanya yaba atari we yaba ari wowe. Urageragezwa, ikibazo ntuzageragezwe n'ibyaha, ujye kugeragezwe n'isezerano. Isezerano kuko rishobora kwishakira inzira, ryishakira inzira, yo rijya gusohora ryishakira inzira. Uyu Yosefu rero ahura n'ibigeragezo bitandukanye, ahura n'ibirwayi, ahura n'ibimuhiga, bene se, bene nyina. Kenshi uzasanga ugeragezwa n'abo mu muryango wawe, ugeragezwa n'abaturanyi bawe, ugeragezwa n'abantu ba bugufi, ngo ageragezwa n'umuryango, ageragezwa n'abantu ba hafi, ngo aragurishwa. Ageze kwa Potifari, Bibiliya itubwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwamugenzeho, ngo Potifari aramukunda, aramushima, ariko muka Potifari amubera ikigeragezo. Reka dusomere ijambo riri mu Itangiriro ibice byaho 39. Reka duhere ku murongo wa 16. Bibiliya ivuze ngo iki? Nyirabuja agerageza Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Nyirabuja agerageza Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Uyu mugore muka Potifari yagerageje Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe, kandi cyari ikigeragezo. Aramurega, arega Yosefu. Nyirabuja arega Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe. Mwene data, ibikurega bishobora kuba atari ukuri, ariko bikakujyana mu kigeragezo. Ibikurega bishobora kuba bitavuga ukuri, kuko biribuze ngo iki? Nyirabuja arega Yosefu, bamushyira mu nzu y'imbohe.
aramureze ariko mu by'ukuri yamureze ibitari byo. uyu Yozefu mwibuka ko yagurishijwe na bene se, none naho ahungiye agiriye ukuboko kwiza kw'Imana ahuye n'ibigeragezo, baramufunze bamujyanye muri gereza. ujye ugerageza wubaha Imana gusa, ujye ugerageza ukiranuke. agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yozefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati, wa mugaragu wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye ati, uko niko umugaragu uwo. Reka dusubire muri iri jambo turyumve neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Nyirabuja arega Yozefu. Nyirabuja arega Yozefu bamushyira mu nzu y'imbohe. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe, agezaho shebuja wa Yozefu atahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati, wa mugaragu wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we ari iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Imana ishimwe. uyu ni umugore wa Potifari, kuko Bibiliya yavuze ngo nyirabuja arega Yozefu, aramubwira ati, wa mugaragu wawe w'umuheburayo watuzaniye yafashe imyenda ashaka kumfata, aranyiyegereza, ariko mpunze nawe muhunze afata ishati ye, afata umwenda we arawusiga. Imana itugirire neza. uyu ni muka Yozefu, ni muka Potifari waregaga Yozefu. amurega ikirego, aramubwira ati, wa mugaragu w'umuheburayo watuzaniye yasize imyenda ye, kuko nari muhunze, yahunze asiga imyenda ye. hanyuma rero ngo Potifari arababara cyane, kubera ko umugaragu yahangaye nyirabuja, arababara cyane, yanzura ko Yozefu agomba gufungwa, yanzura ko Yozefu agomba kujya mu nzu y'imbohe. hanyuma rero twavuze ngo hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Yozefu ajya mu nzu y'imbohe arafungwa, ariko mu by'ukuri yararenganaga, ntabwo yari yigeze ashaka gufata nyirabuja, ntabwo yari yigeze amwifuza. kari akarengane, cyari ikigeragezo, ryari isezerano riri kwishakira inzira. urabona, isezerano rigenda ryishakira inzira. Imana yidusezeranije ntabwo itubwira aho bizanyura. yabwiye Yozefu ko azaba umuntu ukomeye, azaba umuntu uruta umuryango we, azaba umuntu bene se bazapfukamira,
azabatunga, azabagirira umumaro, kandi niwe wari muto muri bo. Imana yagombaga kwishakira inzira. Imana itugirire neza. Hanyuma Yosefu ngo afungwa azize ubusa. Mu isezerano rye yagiye ahura n'ibigeragezo, yabanje kugurishwa na bene se, ava muri uko kugurishwa, ageze mu rugo rwa Potifari abaye nk'uvuga ati n'ubundi aha ndahakomereye, mpagiriye amavuta, ukuboko kw'Imana kwiza kungezeho, nabwo ahura n'ibigeragezo bya bindi uhura nabyo buri munsi. Ugira utyo ugakora, wakora ukabona birakunze, ariko ejo wamara gutera imbere ukabona biranze. Bivuga ngo isezerano nuko iyo rijya gusohora ryishakira inzira. Mwene data, gerageza wubaha Imana. Hirya y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana, hirya y'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana, hirya y'ibikugenza hari imbaraga z'Imana, hirya y'ubwo burwayi hari imbaraga z'Imana, hirya y'ubwo bukene hari imbaraga z'Imana. Yosefu ajya mu nzu y'imbohe. Bibiliya ivuze ngo iki? Imana itugirire neza. Hanyuma Yosefu aza kuva mu nzu y'imbohe ajya muri Egiputa. Ngo umwami wa Egiputa yarose inzozi. Yosefu mu nzu y'imbohe Imana iramusura, aba ari we usobanura ku by'izo nzozi. Umurongo wa 3 havuze ngo iki? Yosefu abwira bene se ati, ndi Yosefu, data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe umutima no kuba imbere ye. Imana iduha umugisha. Yosefu abwira bene se, arababwira ati nimunyegere. Bene se bari baje guca inshuro, bari baje guhaha. Igihe Yosefu yari yaramaze kuba umuyobozi muri Egiputa, ari ushinzwe ibyaho, Imana yaje gushaka uko isezerano rigerwaho. Bene se baza guca inshuro kuko hari ibiryo, hari ibyo kurya, hari ibibatunga, abantu nta nzara yari iriyo. Bagiye basanga Yosefu niwe uhari. Uko Imana yari yaramweretse, icyo Imana yavuze izagishakira inzira. Yosefu rero abwira bene se ati nimunyegere, ndi Yosefu, wa wundi mwagurishije, wa wundi mwishe, wa wundi mwagambaniye, ariko nimuze, ntimugire ubwoba, ntukihore nabi. Imana izashakira inzira isezerano ryawe. Hirya y'ibiguhiga, hirya y'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana. Mwene data, ndakwinginze wizere Imana. Hirya y'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana. Reka dusenga Imana. Uhagaritse umutima, uri kwibaza isezerano uko rizasohora, uri kubona impagarara mu byawe. Ufite ikibazo ukuntu uzegera Imana ugasohorezwa amasezerano. Ufite ikibazo cyaho ibyawe bizaca. Hirya y'ibyo hari imbaraga z'Imana. Mana data wa twese, iri ni ijambo ryawe, ndarisengeye. Gira icyo ukora kuri iri jambo, riha amavuta abantu bafite ibibahiga, ariko hirya yabyo hari imbaraga zawe. Hirya yabyo hari imirimo ikomeye uzakora. Hirya yabyo hari icyo uzakora kuri bo. Ndabasengeye, uyu mubyeyi ufite isezerano, uyu mugabo ufite isezerano, uyu mukobwa ufite isezerano. Hirya y'iryo sezerano hari imbaraga z'Imana zizishakira inzira ukugira ngo isezerano risohore. Komeza abantu bawe, shyigikira abarwayi, shyigikira abanyantege nke, zamura abantu, tanga amahoro. Kristo aravuze ngo uragiye, ngo ariko usize amahoro isi idatanga. Girira neza ubwoko bwawe, shyigikira umurimo wawe, ongera agakiza mu bantu. Suka umwuka wera, imbaraga z'Imana niziboneke. Urakoze Yesu, urakoze ko ubikoze, urakoze ko wigaragaje, urakoze ko ukijije benshi, urakoze ko wiyerekanye. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ibagirira umugisha, ibaha umugisha rwose. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Reka mbahe telefone kugira ngo mbashe kubafasha. Ese koko hirya y'ibigeragezo hari imbaraga z'Imana? Imbaraga z'Imana nazigeraho nte? Imbaraga z'Imana zangeraho zite? Imbaraga z'Imana zamfasha zite? Ese nahura n'Imana nte? Reka uhamagare kuri 07 50 98 944 07 50 98 944 na 07 74 34 94 931. Imana ibagirire neza.